bakubwira ko ngo abantu benshi bari kuri iyi si cyangwa se twese turi kuri iyi si twibeshya ngo abanzi, ariko buriya ntabwo ukeneye abanzi mu gihe umunwa wawe ari wo uri kukurwanya muri kano kanya. Ubu tuvugana muri kano kanya hari umuntu uri gukoresha amagambo yawe wavuze vuba aha cyangwa se kera mu rwego rwo kugira ngo akurimbure. Ubu tuvugana hari abantu bashobora kuba bicaye mu cyumba runaka bari gusangira akantu, bari kuvuga ukuntu, bari gupanga ukuntu bazagushyira hasi bakoresheje ibimenyetso cyangwa se bishingikirije ku magambo wavuze nk'umwaka ushize cyangwa amezi angahe ashize. Ibintu wavuze ari nka burage cyangwa se ushobora gutekereza ati yari nka burage nigeze kuvuga ahantu runaka, iyo ubwayo irahagije kuba yakoreshwa nk'ikimenyetso kikurwanya, yarakwiviriye mu kanwa. Cyabanga wabikije umuntu runaka muri kano kanya uvuga ngo uramwizeye, muri kano kanya iryo banga bashobora kuba bari kurikoresha bavuga ngo akanya kariko kose tuzarikoresha tumurangiza. Ka kanya wagize intege nke ukagira ibintu runaka uvuga ukoresheje umunwa wawe, muri kano kanya niyo nzira iri kubaganisha ku ntege nke zawe bagatsinda. Ushobora kuba wicaye utekereza ngo nigeze kuvuga ibintu byaribagiranye, nari ndi kumwe n'abantu nizeye, hashize ukwezi, hashize amezi abiri, hashize umwaka, hashize imyaka ibiri, buriya byararangiye. Ukumva ko ayo magambo yaburiye mu kirere byarangiye, cyangwa se ukumva ko abantu babyibagiwe, cyangwa se ukumva ko icyo kiganiro wavuze cyangwa se amagambo wavuze atekanye abitse neza ku bantu wayabwiye. Icyo rero ngo nicyo kintu cy'urujijo cya mbere abantu batuye isi muri kano kanya bafite, banibeshyaho kumva ko amagambo wavuze, ayo wabwiye uyu, ibanga wabikije uyu, ibyo wabwiye uriya, wavuze undi muntu uganira kuri runaka ubwira uriya, ukumva ko byarangiye ngo amagambo yasigaye aho mwayavugiye byaburiye mu kirere. Ngo ni rwo rujijo rwa mbere abantu b'iyi minsi bafite. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Abantu bakomeye barenze bari bafite amafaranga cyangwa se bari bafite imyanya ikomeye bagiye bagwa hasi bakisanga hasi n'ubuzima bwabo bukarangira burundu bitewe n'amagambo yabiviriye mu kanwa, bicujije bakavuga ngo iyabaga bishoboka ko ari amagambo nayasubiza inyuma. Ubwami bwinshi n'amaguverinoma menshi muri iyi si dutuye byagiye bigwa bigasenyuka bitewe n'uko umwe wari ufite imyanya yo hejuru hari amagambo menshi yageze ahantu akaba yavuga, bigatuma ubwami bugwa cyangwa se bigatuma igihugu gisubira hasi cyangwa se guverinoma ikagwa. Ubushuti bwinshi bwari buhambaye, bwari bumeze rwose nk'aho abantu ari abavandimwe, ari bafitanye wa mubano uhambaye, ariko bitewe n'uko umwe yaje kuvuga utugambo, yagize gutya agaciko akavuga ibintu cyangwa se akavuga amagambo yumva ko ahayavugiye atekanye, ubwo bushuti bugahagarara burundu bugasenyuka. Abanyabwenge ba kera baratubwira ngo ab'iyi minsi mwaribagiwe, ariko abanyabwenge ba kera ngo bagiraga imvugo ivuga ngo umunwa wawe, amagambo akuva mu kanwa kawe niwe mwanzi wa mbere buriya ufite. Ntukajye ubeshyira abantu ngo barakwanga cyangwa se ngo ufite abanzi mu gasozi ngo bifuza kukugirira nabi. Umunwa wawe wowe ubwawe n'amagambo awuvamo niwe mwanzi wa mbere ukomeye ufite, kuko ngo amagambo akuva mu kanwa kawe niyo buriya amena amabanga, ayo mabanga akahita agaragaza intege nke zawe. Ibyo neza neza bikuvuye mu kanwa nibyo bigenda bigaha umwanzi icyo yari akeneye kugira ngo agushyire hasi. Abanyabwenge ba kera ngo bari baravumbuye ko buriya ngo umuntu, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umusore, yaba umukobwa, uwo ari wese, yaba umusaza, yaba umukecuru, ngo buriya ngo umuntu ushoboye gukontorora amagambo ava mu kanwa ke, ngo buriya ngo aba ari meze nk'umuntu unafite ubushobozi cyangwa se aba ari no gukontorora ejo he hazaza ukuntu hazaba hameze. Muri kano kanya tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10, ni ibintu bigera ku 10 cyangwa se ni imitego 10 ikiremwa muntu dukunze kugwamo, bikarangira amagambo ava mu kanwa kacu ahindutse umwanzi wacu, ashobora gutuma tubura n'ubuzima bwacu, cyangwa se ayo magambo agashobora kuba yatuma ubuzima, ubukungu byose bisubira hasi, ntituzongere kugira amahoro bitewe n'amagambo yatuvuye mu kanwa. Ni imitego 10 abatuye isi hafi ya bose duhuriyeho ko tujya tugwa muri iyo mitego. Iyo mitego ngiyo tuyiguyemo buri gihe ikiremwa muntu, gushiduka amagambo atuvuye mu kanwa atubereye nk'aho ari twebwe twikatiye igihano cyo gupfa, ku buryo ayo magambo yahita anaturangiza. Ndagira ngo wumve bino bintu 10 umenye iyo mitego ukunze kugwamo ukitwara gutyo ukavuga ibintu bishobora kukwicisha, noneho unamenye buryo ki iyo mitego wayisimbuka. Mbere yuko dukomeza, jya wibuka kureba hasi ko wakoze subscribe, kuko hano hantu nakubwiye ko uzajya uhasanga utuntu tuzima kandi ibintu bifite umumaro gusa. Ibi bintu ngiye kubabwira, iyi mitego 10 ntago ari abantu bose batayigwamo, buri muntu wese agwa muri iyi mitego, ariko abanyabwenge babasha kumenya ko ari umutego bagezemo cyangwa se ari cya gihe bashobora kuvuga ibintu bikabakoraho, bagahitamo kumenya uko babyitwaramo. Situwasiyo ya mbere ngo abantu bose batuye isi bakunze kwisangamo, bagashiduka bari buvuga amagambo azababera nk'igihano cy'urupfu kuri bo, cyangwa se amagambo ashobora no kubangiriza ubuzima burundu. Icya mbere,
muri cyagiye wagize ukuri warakaye ugashaka ngo kuvuga ukuri kwinshi cyangwa se ukavuga cyane bitewe n'uko ufite umujinya. Buriya ngo bavuga ko ngo iyo umujinya ugufashe ukagira bwa burakari buhambaye cyane, ngo buriya ngo ubwo burakari buhita bugenda bugafunga systeme z'umutekano w'ubwonko, kuko hari ibintu ubundi ubwonko buba bubitse burinze mu mutwe bitagomba kuvugwa, bitagomba gusohoka. Ariko ngo buriya umuntu yarakaye cyane, wa mujinya w'umurandura nzuzi, twese tujya turakara, ngo buriya ngo uwo mujinya iyo uwugize ngo ni hahandi ngo ushiduka systeme y'ubwonko yifunze, ugatangira kuvuga ibintu n'ibyo wari warahishe byose waranze kuvuga. Icyo gihe ngo iyo umujinya ugufashe, kuko mu bwonko akarindaga umutekano w'ubwonko kaba kamaze kumera nkaho kifunze, ngo uhita utangira kuvuga ka gahinda kose wanyuzemo wari waracecetse ukakabwira abantu. Icyo ni icyambere. Buri muntu wari wararakariye ariko waranze kubimubwira cyangwa se waracecetse, hari ukuntu umuntu aguhemukira ukabibika ugacece ukavuga ati ndamwihoreye n'ubundi nzamurute. Ariko wazarakara ugashiduka uwo muntu cyangwa se hari n'abandi bantu uyise utomboka uyise ugarurana bya bindi wari warabitse mu mutwe wari waranze kuvuga. Hari impamvu wari waranze kubivuga utarakaye, ariko umujinya utumye ibyo bintu ujya kubivuga none ukanabivuga nabo ukarenzaho n'ibindi n'ibitutsi ukavuga ibintu byose. Buri gitutsi wigeze gutekereza ko watuka umuntu mu mutima bitewe n'ibyo yagukoreye, hari igihe urakara ugashiduka ayo magambo y'isi uyavuga. Icyo gihe ayo magambo aguturuka mu kanwa ameze nk'uburozi. Buri muntu warakaye uzumva amagambo avuga ibitutsi atukana ukuri kose, ibyo yari yaragize ibanga n'ibyabereye mu rugo rwe no gucurirana nanakugiriye gutya, avuga nyine ibintu byose akahita bishyira hanze, na ka kantu yajyaga gutekereza. Ngira ngo mwagiye mubabona abantu bameze gutyo, cyangwa se nawe bijya bikubaho. Buriya rero ngo umuntu wagushotoye wakurakaje kugeraho utangira kwinyuramo ukavuga ayo magambo, uwo muntu ngo ntago ari umwanzi wawe. Uwo muntu twamwita nka interrogator, wa bantu nyine usanga bakorera nk'ibigo bishinzwe iperereza, baza n'umunyabyaha bakamuhata ibibazo mpaka akavuga ibintu byose, bakanamukoma akavuga amakuru yose. Uwo muntu ukurakaza kugeza aho urakara nawe ukavuga ibyo bintu byose, ngo aba ameze nk'uwo muntu ugukuyemo amagambo ukorera za nzego z'iperereza. Kuko buriya ngo umuntu ukurakaza nawe ukagera ukavuga, buriya utekereza ko uwo muntu ngo ari umwanzi wawe, ariko mu by'ukuri amagambo yawe niyo ababaye umwanzi wawe. Kuko ngo abo bantu baba babonye inzira ya bugufi yo kugukuramo kwa kuri wari warahishe waragumanye muri weho, kamere yawe yaravuze ngo ibi bintu sinabivuga cyangwa sinzakora iki. Ariko ngo iyo warakaye, abantu batumye urakara baba babonye inzira yihuse yo kugira ngo bamenye cya kintu kiri muri weho, bamenye weho wa nyawe. Noneho abantu benshi ngo mukunze kugira imijinya, noneho ngo bugacye muri kuvuga ngo nyine nabivuze narakaye, ngo ngiye narakaye ni kuri yamba meze, ngo ngiye mita nkubwiza ukuri, ngo ngiye ngo mena umuceri, ngo ngiye ngo ndekura ibiki n'ibiki. Nyine ukumva ko ngo uri kujustifia wa mujinya wawe, mu gihe wewe uri kumva ko umujinya wawe uri kubusobanuro ngo ibyo wavuze ngo nuko wari warakaye, ngo bari baraname mu kingo, bari baragize gutya. Abo ngabo wavuze ayo magambo yose n'abandi batari bazi n'ibyo byose, baba bari noneho mu kanama. Mwe mu gihe uri kubanga ejo nabwiye abantu nabi narakaye, abo wabwiye ababizi n'abatabizi ibyo wavuze baba bari gukusanya muri ya magambo wavuze warakaye, bameze nk'abari gukusanya ibimenyetso byo kugira ngo bakurangize. Ikindi bari no kugerageza kureba ya magambo yawe, bameze nk'aho wiyambuye maske y'uwo wari uriwe, kuko twese bara tuba twambaye maske, hari ibintu utekereza mu mutwe ariko ukavuga ati sinabimubwira, reka mu rute nceceke mwihorere. Iyo maske baba bayigukuyeho, bakubonye weho wa nyawe, nicyo ugenda na burya mu mutima, ni gutufata abantu, ni gutubona abantu, uba wishyize hanze. Umujinya buriya ngo bavuga ko ngo umujinya ukugira umuntu abantu bose baba bamenya icyo ejo wakora n'icyo ejo bundi wakora, bitewe n'ukuntu ugira umujinya ukitwaramo. Ku buryo abantu bamaze kumenya ikikurakaza, buri hari igihe abantu bamara kukwiga bakamenya ikikurakaza, ku buryo umuntu avuga ngo mwemeye muretse murebe, ngiye kugenda uriya muntu muvugeho iki kintu, ngiye kugenda uriya muntu mukorera iki kintu, ngiye kugenda mubwirira ijambo, ngiye gukora aka kantu, murebe ukuntu ahita atomboka akarakara, ejo mukabona avuze ibintu byinshi, cyangwa se yinyuzemo nyine avuze ibintu byinshi, aratukanya akoze n'ibindi birenze. Abantu rero iyo bamaze kumenya ko iyo ugize umujinya ukora ibyo byose, buriya hari abantu none usanga banabyigamba ngo ngiye sinjya ameze ngo iyo narakaye ibintu byose ngo mpita mbivuga, ukumva ko ari ishema. Abantu rero bakurakaza kugeraho ukora ibyo bintu baba ari abagenga bawe, baba ari ba master bawe utabizi, kuko bazaho bakanda ugaturika ukavuga ibintu. Uko uvuga ibyo bintu uzi ngo uri gusubiza abo bantu, n'isi yose biri kukureba n'abandi bose muri bya bindi wagiye uvuga, bagenda bakuramo tumwe bavuga ngo mwumvishe uriya muntu imitekerereze ko harimo n'aka kantu, muzi kuriya muntu gutya na gutya, burya gutya na gutya. Ugasanga abantu bamaze kukuyobora, wowe uzi ngo ni wewe urenze, kumbe barakugenga, baza aho bakora ngo bakurangire. Abantu ngo baba bazi igihe icyo ari cyo cyose akantu bashobora kuza gukora
kugira ngo we baze bangize credibility yawe, bangize nyine uko wafatwaga, uko wari urenzemo. Nimba abantu bagufataga nk'umuntu urenze, abantu bari bavuga turiya muntu ariyubaha n'uburyo yitwaramo, twese turamuzi, ameze gutya, akora ibintu bye gutya. Ariko ba bantu kuko bamaze kumenya ko iyo urakaye uvuga n'ibintu abantu batakagucekeye, ukayituza ugatukana, ukavuga ibintu, ugasanga kwa kundi abantu bari bakuzi nk'umuntu witonda, ukora ibintu bye ku murongo, ushyira mu gaciro, urezona, unasenga se, cyangwa bakaba barakubonye bakavuga ati ewe kumbe ni kuriya ameze, umuntu muzima twubahaga ni kuriya ameze, n'ibiriya bintu avuze. Mbega abanzi bawe bashobora gukoresha uwo mujinya wawe, kuko bazi ko iyo ugeze muri leta y'umujinya uvuga ibintu byose, bakabikoresha bangiza izina n'icyubahiro wari ufite n'uburyo abantu bakubagamo cyangwa se bagufatagamo. Icyo gihe abo ngabo rero ntabwo ari bo banzi bawe. Abanzi bawe aba ari ya magambo yasohotse mu kanwa kawe. Buriya rero ikibazo ntabwo ari amagambo uvuga, nicyo kibazo abantu bagira. Kuvuga amagambo nta kibazo, ahubwo ni bande bayumva ni ikibazo kiri. Uzi ko umuntu asigaye ajya no ku mbuga akavuga amagambo, ntabwo uzi umuntu uri kuyumva, ntabwo uzi uri kubwira, warakaye, uri gutukana, uri kuvuga ibintu, ntuzi ngo ninde uri kubyumva. Uri kubyumva ntabwo ari wa wundi washakaga gutuka cyangwa warakariye, n'undi wese ari kukumva. Nicyo kibazo noneho muri iyi minsi kinahari. Buriya rero ngo kuvuga amagambo ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo abayumva ni bande. Muri ka kanya k'intege nke weho warakaye, abandi bantu baba bari kubika rekodi za karagita yawe ya nyayo, bari kuvuga ngo mwamubonye, uriya rero ni wewe wa nyawe, uriya muri kubona uri gutukana, uri gutongana, uri kuvuga amagambo ameze kuriya, kandi nibo bakurakaje, bigatuma n'abatakuzi n'isi yose bahita bavuga ngo buriya kamere ya nyayo n'iriya turayibonye. Wa wundi twari tuzi wakoraga ibintu bye, wari ufite poste runaka hano na hano, wari umumama mwiza, wari umusaza mwiza, uriya ntabwo ari we wa nyawe. Uwa nyawe n'iriya karagiteri ye tubonye y'ukuntu yitwara iyo yarakaye amagambo avuga. Abanyabwenge ba kera baravugaga ngo nimba ushaka kubahwa ugomba kumenya kuyobora cyangwa se gutegeka. Nanone bakongera bakavuga ngo nta buyobozi bwiza cyangwa se nta muyobozi mwiza utabanje kwiyobora. Bivuze ngo nimba ushaka kubahwa ugomba kubanza kumenya kuyobora, kuko murabizi abayobozi barabubaha, ariko nta muyobozi mwiza buriya uruta umuntu ubasha kwiyobora. Rero ntago wajya kuyobora abantu nawe ubwawe utabanje kwiyobora. Mu gihe rero utabasha kwiyobora, nta muntu n'umwe wakubaha. Kwiyobora kwiza ni ukuhe? Ni ukumenya ngo ugeze mu mwanya w'umujinya, ariko sindi bukore kino kintu, sinde bugwe muri uyu mutego. Wabigenza ute rero? Kuko nta muntu utagira umujinya. Buriya na Yesu yigeze kugira umujinya muri Bibiliya, asanze urusengero rwa se bararugize urw'ubucuruzi, bacururizamo amenagura ibintu, ararakara. Urabibona kuko nawe yari umuntu ari ku isi. Abanyabwenge ba kera ngo bagiraga ijambo rivuga ngo mu gihe cyose udashobora gukontorora amagambo kuva mu kanwa mu gihe warakaye. Apana mu yindi minsi, buriya mu yindi minsi naribi, ariko abanyabwenge ba kera bavuga ngo mu gihe udashobora gukontorora amagambo kuva mu kanwa mu gihe warakaye, nta n'ikindi kintu cyose gifite umumaro ushobora kuba wabasha gukontorora cyangwa se kugenga. Buriya ngo umujinya wawe ntabwo ari imbaraga zawe, oya, umujinya ni intege nke zawe ziba ziyambitse masike zikakubwira ko ngo ari intege nyinshi zawe uri kugaragaza. Niko bigenda. Buri wese ari abantu ngo barakara, akaza agatongana, agatuka abantu, agasebya abantu, akamena amabanga y'ibiki n'ibiki, akavuga ibyaraha n'ibitaraha byose, akavuga ngo ubwo ngo yarakaye, akavuga ati ngiye mfite intege nyinshi mani, iyo narakaye baranzi ndavuga kabisa. Weho muri wewe wumva ko ari intege nyinshi nyine, ngo urakaye ngo uravuga, ariko mu by'ukuri buriya ayo magambo nizo ntege nke zawe ziba ziyambitse masike zikubwira ngo uri umunyembaraga. Ariko ayo magambo buri kuvuga niyo azakwirangiriza, cyangwa se niyo bakoresha baza kukurangiza bakumva, cyane cyane abanzi bawe. Niyo bakubwira ko ngo ubundi umujinya nta muntu utawugira, ngo buriya ngo abantu bakomeye, abantu bahambaye, abantu b'abanyabwenge, by'umwihariko b'abantu bafite amafaranga menshi, bafite ubwenge, b'abantu usanga barize neza bari hejuru, cyangwa se abanyepolitike, abo bantu bose nabo ngo bagira umujinya, ariko ntabwo bajya bawugaragaza ngo baze batukane n'umuntu wabarakaje, washatse kubangiriza ibintu, washatse kubasebya, wabababaje. Ntabwo ngo bajya baza ngo bagaragaze umujinya wabo, batukane mu ruhame ngo bigaragaze gutyo. Oya, ngo baragenda bagaprosesinga neza batuje ibintu wabakoreye, ukuntu wabababaje, umujinya ukabica, bakabyimenyera muri bo, bagakomeza babiprosesinga, bakavuga ngo uriya muntu turamusubiza gute, mu buhe buryo buri strategique, turamurangiza gute. Bakakurangiza mu ibanga bucece, ku buryo n'abazabyumva bazavuga ati sha uriya muntu umenya ari umunyamugisha, iyo umuvuze cyangwa se ukamuvugaho amagambo nk'ariya, Imana rwose menya ari iguhana, kumba ari waciye inyuma akaguhana, ku buryo nta n'umuntu uzabimukekera, nta n'uzabimushyiraho akakwihorera. Kubera iki? Bazi ko ari intege nke kujya ku karubanda umuntu yakurakaje nawe ukarakara ukavuga amagambo.
kuko baba babizi ko aho ngaho bashobora kwinyuramo. Abanyabwenge n'abantu bazi ubwenge, umujinya urabica, urabahemukira, bagaceceka, bakagenda bakiga ukuntu bazagusubiza biri strategique, bibahesha icyubahiro, we binakurangiza bitewe n'amagambo wavuze. Kuko ngo abo bantu bazi gukontorora amagambo bavuga bafite umujinya cyangwa se bakamenya uburyo ki babisubizamo, ngo abo bantu ngo buriya ngo bazi yuko ngo iyo ugize umujinya ugaturika byaka kanya ukavuga ibigambo byinshi, ngo ibyo bigambo uri kuvuga umeze nk'uri guha amasasu abanzi bawe ejo bazakoresha baza kukurasa. Buriya nibyo bintu uzarebe umuntu wese wagije umujinya akavuga ibintu cyangwa akagira gute, nawe ubwawe uri kunyumva igihe cyose ibyo bintu wabikoze, bwarakeye batangira kuza bakubwira ngo kumbe burya nuko byari bimeze. Buriya barambwiye ngo hari n'umugore n'umugabo bajya bashwana, ngo ukahita wumva ngo nk'umugore ngabwiye umugabo ngo uri n'imbwa, buriya nabari abana bose batanu sinabawe. Abivuze yarakaye muri ako kanya, mu gitondo imiryango aterana umujinya washize. Ugasanga ya magambo wavuze warakaye, ni urugero mbahaye rw'ibintu ngenda mbona ku mbuga, ugasanga ibyo bintu uvuze warakaye bise biba noneho amasasa agiye gukoreshwa mugira ngo bakurangize ku munsi w'ejo wa mushinya wawe warangiye. Niyo mpamvu abantu bazi ubwenge, abantu barenze, iyo bahemukiye ntabwo bajya basakuza, ntabwo bavuga amagambo, ahubwo baraceceka bakamenya icyo bazagukorera. Iyo ni situwasiyo ya mbere. Situwasiyo ya kabiri, ngo akenshi ikiremwa muntu dukunze kugeramo ugasanga amagambo agiye gusohoka mu kanwa kacu niyo ubwayo agiye kutwirangiriza. Iyo situwasiyo ngo abantu benshi batuye isi bayicamo, cyangwa se icyo gihe buri muntu wese akigeramo. Iyo situwasiyo ngo ni cya gihe uba uri gutera imbere, uri kubona amafaranga, ubuzima buri kugenda neza, wazamuwe ku mwanya w'icyubahiro, mbega hahandi tuvuga ngo uri kubona success mu byo uri gukora byose. Buriya bavuga ko ngo success cyangwa se gutsinda k'umuntu cyangwa se kugera ku byo yashakaga ngo bisindisha kurusha ikiyobyabwenge n'inzoga izo arizo zose. Buriya abantu iyo bamaze kubona ibintu bashakaga, babonye amafaranga, babonye imyanya irenze, bageze ku rundi rwego, biri kugaragarira buri muntu, cyangwa se abantu baravuga, nawe ubwawe urabyumva mukavuga ati njye ndi kubona ibyo nashakaga. Buriya ngo ibyo bintu biragusindisha kurusha uko inzoga zagusindisha, birakurenga. Buriya ngo iyo abantu bamaze kugira success, ngo cyangwa se bamaze kugera ku byo bifuzaga, bari gutera imbere, bari gutsinda mu byo bari gukora, ngo buriya ngo kamere muntu ngo itangira kubategeka ngo uri gutsinda, uri kubona amafaranga, usigaye urenze, uri hejuru. Kamere itangira kugutegeka ikubwira ngo abantu uko mbona batari kubibona bibamenyeshe, abantu bagomba kubimenya kurenze. Noneho ngo ugatangira kumva kamere guhatira ngo abantu bakagombye kuba bari kugukomera amashyi kubera ubwenge bwawe n'ibintu uri gukora, cyangwa se n'ibyo wakoze urwego ugezeho. Ngo niko kamere itangira kugutegeka. Kamere itangira kugutegeka ngo abantu bakwiye kuma credit za strategy nakoresheje kugira ngo ngere hano, ndi umukire, nabonye ibiceri byanjye, ndi umuntu uhambaye, mfite amapeti, mfite poste runaka, ibyo nkora biri kugenda neza, nkwiye credit kabisa, abantu bakwiye kuba banshimira ko ndi umuhatari. Ega ngo kamere itangira kukubwira ngo nkeneye ko abantu bose bamenya buryo ki ndi umuhanga cyangwa se ndi umuhatari. Ko kumva rero ukeneye ko abantu bose ibyo babibona cyangwa babyumva, bagukomera ayo mashyi, bakubaha, ibyo ngibyo ngo bikurimbura kurusha uko ubukene bwari kuzakurimbura. Kuko ngo iyo watangiye kwiyumva gutyo tayari uba ugeze muri ya situwasiyo yo kugira ngo amagambo asohoke mu kanwa kawe. Amagambo asohoka rero ni ayahe? Kugira ngo abantu rero bakubahe, bagukomera amashyi, bavuga ati hari aho ugeze, kugira ngo abantu babyemere, babikuvugeho kurenze, bisaba ko ni hahandi kuko ubona ko batari kubibona, ushiduka watangiye rero kuvuga ya magambo. Uwo ni umwanya wa kabiri. Ikintu rutangira kuvuga ni iki, nandi usanga umuntu ari kuvuga ngo rero ngiye buriya nanjye natangiye gutya bigenda byanga, ariko reba urwego ngezeho, natwe twatangiye nkamwe shamwe abana mwe, tuza gukora ibinza, gukora ikiyede, ndazamuka nteka imitwe gutya bigenda bicamo, ndakora njye Burayi, nkajya ndara mu modoka, mu mpaka birazamuka, none dore amafaranga naje kuyabona. Icyo gihe ntabwo ari ukuvuga ngo nuko uba ushaka kugira abantu inama, wapi, nta nubwo ari ukwinspira abantu, nta nubwo ari icyo ukeneye. Umutima na kamere babiri kugutegeka ngo abantu mani bagomba kumenya ko wabonye amafaranga kuri umuntu urenze, bakanagukomera amashyi strategy zose wakoresheje. Ugatangira kuvuga ubucuruzi bwawe ukuntu butangiye, aho wagiye urangurira n'uburyo wagiye ubikoramo, none urwego ugezeho. Icyo gihe rero utangira kuvuga amagambo nk'ayo ngayo. Kubera iki? Kamere kukubwira ngo bakwiye kumenya kurenze, bagashimira strategy zawe. Iyo utangiye rero kuvuga ayo magambo, abo muhanganye bakora nk'ibyo ukora,
uba umeze nk'uri kubigisha, bo baba basanzwe bakora nk'ibyo ukora ariko byarabananiye. Buriya hari igihe umuntu aba akora nk'ibintu nawe ukora ariko akabona nk'utera imbere atazi ibanga ukoresha. Wamara kumva wageze iyo wabonye ibiceri cyangwa se biri kugenda neza, ugatangira kuvuga ukavuga ati bariya ikintu mba mbarusha dukora nk'ibyo bakora nkanjye, twe dushyiramo n'ibi tugakora n'ibi bikagenda neza. Kubera uri kubivuga kugira ngo ugaragaze ko uri umunyabwenge cyane cyangwa se urenze, ariko umeze nk'uri gutanga ubwenge bwawe cyangwa se inzira wakoresheje kuri babandi muhanganye. Ibyo bakaba babikoresha bahita bakurangiza cyangwa se bakagusimbura mu byo wakoraga, kuko bamaze kumenya buryo ibanga wari warabahishe. Uko ugenda uvuga uburyo urenzemo n'ibyo wagezeho na strategy wakoresheje, umeze nk'uri gutanga mapu yo kugira ngo bazakurangize babandi bashaka gutsindwa. Vuga ko ngo iyo nyota n'inzara byo kugira ngo abantu babone kurenze, kuko urarenze, hari ibyo wagezeho, ufite amafaranga, uri umunyabwenge, hari imishinga wavumbuye ishyira mu bikorwa ifasha abantu, hari ibyo wakoze rwose. Iyo nyota rero kugira ngo abantu bakurekonese bajye bavuga ko urarenze, bagukomera amashyi, ariko nawe uvuga inzira yose wanyuzemo, icyo gihe ngo uwo ni umutego n'abanyabwenge twita ko ari abanyabwenge bahambaye bakunze kugwamo. Niko ikiremwa muntu giteye. Iyo wakoze nk'ibintu birenze, uko byamera kose uba ushaka kumvisha abantu inzira wanyuze, urugendo rwawe. Uzabarebe iyo bamanutse bavuye nko muri bya bihugu cyangwa se n'abari inaha bose muri gusangira, agerageza kukumvisha ukuntu arenze, strategy yakoresheje ngakire. Rimwe na rimwe ukajya unyuzamo ukumva rero kubwira abantu ati mwambwa mwisha mwakuye amaboko mu mifuka mugakora, atari uko yabarushije gukora. Aho ngaho rero mukamutega amatwi agatangira kugira gute, kugenda ababwira. Icyo gihe ngo uba uri kwikururira abazagusimbura, kuko uba uri kwirangiza. Noneho ni hahandi usanga umuntu aratwatangiye kuvuga ati buriya rega gukira, twebwe tujya gukira twabanjije gutya, twagiye dufite na tekinike dukoresha tukanyereza imisoro mwebwe mutazi. Ugasanga umuntu ibyo bintu ari kubivuga ati tukagira gutya, ugasanga hari n'ibyo yagiye akoreramo nabyo ari kubivuga, abivuga kugira ngo mwumve ko arenze, bimeze nk'aho ariho yakuye amafaranga. Abashaka kukurangiza wakomeje kuvuga ugira ngo bagushimire, bakubahe, bagukomera amashyi ko wakoze cyane pe, ariko abantu nibyo bahita bakoresha bakurangiza. Uwo ni umwanya wa kabiri abantu bakoresha, cyangwa se ni umwanya wa kabiri kiremwa muntu twisangamo, ugasanga amagambo turi kuvuga niyo agiye kutwirangiriza akadusubiza ku isuka burundu, cyangwa se ukaba wanabifungirwa. Ko ngo biragoye ko umuntu wakoze ibikorwa by'ubwenge abasha guceceka ngo kamere ikomeza imuhatira ngo genda ubwire abantu ukuntu urenze. Ugasanga umuntu akubwira ati mani biriya bintu bisaba ubwenge, abandi aho byari byabananiye njye naraje nshyiramo ubwenge bwanjye, none reba hari ibintu mbigejeje. Icyo gihe rero ngo uba uhindutse wa muntu bafataga nk'amayobera utsinda, ukaba noneho ngo umaze guhinduka umuhombyi bitewe na buri jambo ryose uvuga. Buriya ingagari ya nyayo cyangwa se umuntu watsinze ushaka gusigasira umwanya ari ubundi uba ugomba kuba uri wa muntu twita ngo ni umunyamayobera wagafashe cyangwa se watsinze. Bitewe n'iki? Aho uzi guhora ubona umuntu ukabona yifitiye ibintu akora n'abandi nibyo bakora, ariko ukabona ahora asa neza, ahora afite amafaranga, ibintu bye bigenda neza, aratera imbere buri munsi, ubwenge arabufite, ariko nyine bikabacara ati akoresha irihe banga, bigenda biti. Icyo gihe rero nuko wakagombye kuguma ukajya avuga ngo uriya ni umunyamayobera urenze utsinda, ni umunyamayobera wagafashe kuko yuzuye amayobera n'ituzi bye. Ariko iyo utangiye kuvuga ugasobanura ibyo ukora, intsinzi ufite inzira uyibonamo, ibyo uba wakoze, ngo kuri buri jambo ryose uba uri kuvuga rikuva mu kanwa risobanura ibyo bintu, ngo uba uri kwishyira hanze nk'ikigoryi cy'umuhombyi. Kuri buri jambo uri kugaragaza ko nta bwenge ufite. Abo muhanganye mu kazi bashobora kukwereka nk'aho bagufana bakwigiraho, kumva ukuri kuvuga we strategy ukoresha, baba bari kuvuga ngo tuzamusimbura gutya kuri uyu mwanya, cyangwa se tuzamusubiza ku isuka gutya. Banzi bawe nabo mukora bimwe ngo bahita bavuga ati uyu muntu tuzamurangiza, tuzamusimbura tugendeye ku bwenge bwe, twongeremo n'ibindi byacu. Noneho twamaze kumenya ubwenge bwe, ibyo yakoresheje, turongeramo n'ibindi byacu, tumusimbure cyangwa se tumurangize burundu, ugashituka ibintu byawe byarakurangiranye. Ikindi kintu rero nanone ngo gikunze kukuraburiza cya gatatu, cyangwa se umwanya ikiremwa muntu twese twisangamo, ugasanga amagambo ari buze kuva mu kanwa kacu ni amagambo agiye kuturimbura. Bishobora kuba ako kanya, bishobora kuzaba ejo, bishobora kuzaba umwaka utaha, bishobora kuzaba nyuma y'imyaka 5, bitewe n'ayo magambo twavuze turi muri uwo mwanya. Ni wa mwanya umuntu yakamije icyo twita ngo ni icupa, cyangwa se yanyweye agasinda karihamya. Buriya ngo bakubwira ko inzoga ntago irimo ibitekerezo bishya mu mutwe. Buriya hari umuntu uzakubwira ngo ngiye nanyweye inzoga ngo mfite ubwenge, mfite ibitekerezo byinshi mu mutwe. Oya, buriya inzoga ntago zirimo ibitekerezo bishya mu mutwe, ahubwo ziraza zigakupa neza systeme y'ubwirinzi y'amabanga atagombaga gusohoka mu mutwe, ugatangira kuyaganiriza abantu. Ari uzumva umuntu avuga ngo iyo nanyweye akantu ngiye nibwo nirekura nkaganira. Mu mutwe bamaze kuvamo bariyeri
y'akantu karindaga bimwe mu bitekerezo utajyaga wifuza ko bisohoka uwo munsi kubera wanyweye icupa ibyo bitekerezo bigasohoka. Kubwira ko ngo buri cyo kunywa cyose ufashe kigenda kigaca intege sisiteme y'ubwirinzi bwo mu mutwe wawe, ndetse ngo buri cupa ryose unyweye buriya riba riri kuguhindura igikoresho ba maneko bashobora gukuramo amakuru. Ukuri kumira icupa umira irindi cupa uba uri kugenda uhinduka igikoresho ba maneko bashobora kuza bagakuramo amakuru bakayajyana aho bayabatumye. Ujye ubyibuka buri ukuri kunywa icupa. Buriya ngo bakubwira ko ngo umuntu ushaka kumukuramo amabanga menshi n'amakuru menshi, ngo bakubwira ko uburyo bwiza bwo kuyamukuramo atari kwa kundi ngo ujya wumva ngo nka za CIA cyangwa se n'ibindi bigo cyangwa se n'abagizi ba nabi ngo bafashe umuntu ngo baramuzirika baramutocaringa barakubita bamubwira ngo uratubwirira ibanga muri ndabyemeye. Buriya ngo ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo gukuramo umuntu amakuru, kuko ashobora no kukubeshya. Ngo uburyo bwiza buriya bwizewe bwo gukuramo umuntu amakuru burenze kumutocaringa ni icupa, ni mu gihe yasinze nibwo umuntu aguha amakuru none akayaguha adashaka no kukubeshya, kuko muri vino buriya ngo habamo ukuri. Niko abaratino bavugaga ngo ni vino veritas. Abantu iyo banyweye icupa bakarihamya bagasinda ubwabo batangira kwivugira ngo naguciye inyuma, naryamanye na runaka, cyangwa se bagatangira kwigamba abo baryamanye nabo mu kabari bari mu hantu runaka basinze. Ugasanga umuntu uko yanyweye icupa akarihamya atangiye kubwira abantu bari kumwe, uzi ko buriya mugabo uvuye hano buriya umugore we twaryamanye, uzi ko uriya muntu buriya nawe twaryamanye, cyangwa se umugore nawe agatangira kugenda abibwira bagenzi be. Kubera iki? Wasinze. Iyo magambo uri kuyavuga wasinze urumva azaryoshye hahiye, ariko ayo magambo uvugiyeho ejo azakugaruka. Ashobora kugaruka nyuma y'ukwezi, nyuma y'umwaka, nyuma y'iki, ukajya kumva umuntu wenda mwashwanye runaka kuko abitse ya mabanga yawe ahise atangira kuza bibwiye nk'umugabo wawe cyangwa se umuryango cyangwa se n'abandi. Igihe umuntu yasinze ngo nicyo gihe ubwoba bwe abugaragaza. Cyagiye umuntu yasinze twari tuzi ko nta kintu kimukanga kimutera ubwoba, umuntu agatangira kuvuga ati ngiye buri ikintu kintera ubwoba ni iki, kino kintu kirambangamira mba ntinya ko cyazajya hanze cyangwa se cyazagira uku. Ugasanga wowe ubwawe utangiye kwereka abanzi bawe cyangwa se abantu muri kumwe intege nke zawe. Ni nacyo gihe ngo umuntu atangira kuvugira imipangu ye buriya umuntu yanyweye ngo icupa akarihamya. Nicyo gihe uzasanga umuntu ari kuvuga ngo ngero buriya afite gahunda za hatari, nimumbone gutya ndi gukora ibi n'ibi, ndi kubaka ibi n'ibi, natumije ibi n'ibi, munyitege ngiye gukora ibi n'ibi, ibintu ngiye gukora muri uyu mujyi. Imipango yawe ugatangira kuyivuga wasinze. Kuvuga ngo abantu bashobora kugucunga imyaka 2 imyaka 3 barakubuzeho amakuru, barakubuzeho ukuri kwawe, barabuze uko ukora ibintu byawe, barabuze ibanga, barabuze intege nke kuri weho, bakamara imyaka rwose nawe warigengesereye. Ariko ijoro rimwe ukaza gusinda cyangwa se amanywe cyangwa se mu isaha imwe, uwo munsi wasinze mu kiganiro ugiye kugirana n'abantu, ubuzima bwawe bwose wari warahishe bari barakuyobewe byose, amabanga yakurangiza cyangwa se n'ibibi byose ukaba wabivugira aho ngaho wanyweye akantu. Buriya ngo abanzi bacu ba mbere cyangwa se zandyarya mu bana nazo, ba bantu bazakwirangiriza wari uzi ngo ufite inshuti cyangwa se ngo ubana n'abantu, nicyo kintu ngo barakimenye. Icyo bakora ni iki? Ngiyo bazi kunywa gatama ngo rwose baragutumira mukanywa akantu, bakajya bakomeza batuma tunywe n'akandi, dufate na shoti, twongere dufate na shoti, tugire gutya, ngo bakaguhata inzoga, baguhata inzoga, bamara kubona ko kakugezemo neza bagatangira kukwibarisha utubazo, mbega bagakreatinga environment kwereka ko muri mwese rwose mutekanye, ya environment iri buze gutuma wisanzura ukavuga rwose ukumva ko nta kibazo na kimwe kirimo. Noneho bagatangira kukwibarisha twa tubazo tworoshye, rimwe na rimwe nabo bakaba bashyira mutwa bakakwereka nk'akantu bakoze bataranagakoze kabi, nawe ukisanzura ukavuga ati yesi wakoze icyo, usiko nanjye buriya nakoze iki kintu, se buriya mwana nubwo njya mbisha uziko nakoze ibi nibi, uziko nakoze ibi nibi. Ugasanga wisanzuye kuko bamaze kumenya abo babeshyi ko mu gihe bagukeneyeho amakuru cyangwa se bazi neza ko uburyo bwiza bwo gukuramo umuntu amagambo ari ukumuhata inzoga. Ibyo bintu abakobwa ngo barabikorana cyane, abagore barabikorana cyane, bagasangira amayoga, umwe agatangira kwivugisha ibintu bisa nk'ibiganisha ku bintu bagukekagaho, nawe ugatangira kubivuga. Abagabo barabikora, nta muntu n'umwe ngo utabikora. Muri cya gihe umuntu yasinze nibwo abantu bakunze kuvuga amagambo menshi cyane, umuntu akavuga rwose agatwarwa akavuga kuko yanyweye, bagaseka bakamubwira ngo urarenza, agakomeza agatwarwa akavuga, kumbe uri gutanga ibimenyetso n'amasasu abari kukumva bazakoresha ejo cyangwa ejo bundi bakurangiza. Icyagiweho uri gusinda bucya wibagiwe ibintu byose n'ibyo wavuze wabyibagiwe,
ariko abo wabwiraga wasinze bo bandikaga nta kintu na kimwe wavuze bazigera bibagirwa. Wowe wumvaga ko mwahatwitse wana twasinze, uzi ko nta n'ikintu nibuka, twaganiriye kuri ibi twirekuye n'iki, ntabyo wibuka neza. Ariko abo wabwiraga bo banotaga nta kantu na kamwe bibagiwe bazanibagirwa. Bashobora kudakoresha ayo magambo wavuze uwo munsi wasinze, niba yakoresha mu kwezi, niba yakoresha mu mezi abiri, ariko nka nyuma y'imyaka 2 ibintu wavuze bya wasinze, buriya nimba ngo hari urushusho rwa mbere iyi generasiyo ifite ni ukwimagina ko ngo ibintu ngo umuntu ngo avuga ngo yasinze, cyangwa se ngo amagambo navuze umwaka ushize cyangwa imyaka 2 ishize ngo yaburiye mu kirere, ubwo byararangiye byarangiriyeho. Upfa kuba hari ikintu cyakuvuye mu kanwa, akanya kariho kose ushobora kubona kigarutse ukakiryozwa. Sinda uri kumwe n'abandi bacuruzi mukora bimwe, utangiye kubabwira ati shazi mwe mu mbogamizi rero ngiye mfite mani muri iyi minsi mu bucuruzi nizi bimwe mu bibazo mura nabyo nibi. Abo uri kubwira murahanganye, baraza kubikoresha kugira ngo bakurangize, bazamukire kuri izo ntege nke zawe. Kakanya inzoga zituma twese ngo tuvugisha ukuri, tukaba abantu bari honete cyane. Ako kanya wasinze ukirekura ngo wabaye umunyakuri cyane, ako kaba ari akanya uzicuza ubuzima bwawe bwose. Ikosa abantu benshi banyweye inzoga baba bafite ngo ni ugushaka gukonekita n'abandi bantu, bahuze, baganire, babwizanye ukuri ngo birekure. Nicyo kintu buriya ngo kiba mu nzoga. Iyo umuntu yanyweye inzoga rwose ngo yumva ashaka gusabana n'abantu, ababwiza ukuri rwose, nta mpamvu yo guhisha umujama wawe. Buriya ari naho abantu benshi birekura, ugasanga atangiye wanga kunda undi, ibintu nk'ibyo byose nyine ukumva urashaka gusabana. Ariko ngo ugomba kwiremamo ko no mu gihe wanyweye icupa ugomba yo ubwawe kwirakarira, ukaguma ukagerageza ukaguma muri wa wundi. Wakumva utangiye gusa nk'urengera, watangiye hari ahantu ushobora kugira ukati ibintu ariko ndi kuvuga ubundi ni ibiki katari uko nsanzwe, ukaba wahaguruka ukigendera icupa ukarikomereza mu rugo. Uwo n'undi mwanya twari tugezeho, uwo mwanya wo kunywa inzoga ngo nawo n'umwe mu myanya abantu bageramo, cyangwa se kiremwa muntu kigeramo, kikaba cyavuga ijambo rizarangiza ubuzima bwawe burundu. Benshi bagiye basinda bakavuga ibyo bakoze, mu gitondo ukabona baje kumutwara baramutambikanye bamukatiye na burundu, cyangwa se bamugize gutya na gutya bitewe n'ibintu bwiwe yivugiye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo abanyabwenge ba kera bavumbuye ko abanzi bacu ntago ari abantu bari kure cyangwa bari hehe. Umwanzi wawe wa mbere ubana nawe ni amagambo asohoka mu kanwa kawe. Twese dutekereza ibintu, hari biba biri mu mutwe, buri kiremwa muntu cyose bitasohoka, ariko ikivuyemo nicyo kibi cyane. Buriya ikivuye mu kanwa kawe. Biyanga abanyabwenge ba nyabo banywa muri strategy, cyangwa se inzoga bakanazireka, cyangwa se bakamenya aho bazinywera. Abanyabwenge noneho ngo baje kuvumbura ko banagendeye kuri ibi bihe turiho, baravuga ati mu gihe unywa inzoga, kandi noneho tukaba tugeze no muri bya bihe aho buri muntu wese mwicaranye ashobora kuba afite igikoresho cya kurikodinga. Ntabwo ari nka kera umunyamakuru ari wagendanaga rikoda, ubu tuvugana umuntu wese ashobora kuba afite ikintu cya kurikodinga. Abanyabwenge rero barabizi neza ko mu gihe wanyweye inzoga ugomba kuzigwana strategy, ugomba kutavuga ubugambo bwinshi, by'umwihariko ntuvuge amabanga yawe, ntuvuge n'ay'abandi, ukubaha abantu, mukaseka, mugataha, mukavuga burage, mugataha, kandi nazo zitarengereye. Kuko ngo abanyabwenge bavumbuye ko noneho muri ibi bihe turimo ni bibi cyane. Cyera umuntu yashoboraga kugenda ukavuga ibintu rwose mwasindanye mu kabari, ejo akagenda akavuga ngo runaka burya yavuze ibi n'ibi, ukamwihakana. Ariko isi ya none turimo hari n'ibikoresho biri kodinga. Umuntu yirambikira agatelefone hariya mu gasinda, akakwakiserera ukavuga ayo majwi. Akunze kudusanga twicariye hano mu Gatsata, abandi twicariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko bigenda. Buryo ki ngo bazi ko ngo buri uko wanyweye, buri jambo ryose uvuze wasinze, ejo rishobora kuba ikimenyetso kikwangiriza ibyawe wari warubatse, cyangwa se ijambo wavuze wasinze ejo rishobora kuba ryarangiza ubuzima bwawe burundu. Ikindi gihe ngo ikiremwa muntu dukunze kwisangamo, icyo gihe twisanzemo noneho ugasanga ni igihe tugiye kuvuga amagambo azaturangiriza ubuzima ejo cyangwa ejo bundi, mbega kikaba ikintu kizagukurikirana kugeza ku iherezo, kikakubera nkaho wikatiye igihano cy'urupfu. Ni muri cya gihe wacitse intege mu buzima bwawe. Nta muntu utagera aho hantu, nta muntu utagira igihe acika intege. Ushobora kwirukanwa mu kazi, ushobora guhemukirwa n'uwo mwashakanye, ushobora guhemukirwa n'inshuti, ubuzima bwabwo bushobora kukurenganya kuko abantu bararengana, ushobora guhura n'ubukene bukabije, mbega ushobora guhura n'uburwayi cyangwa se n'ikindi kibazo, abantu bakaguhemukira nyine ukabona ko umuntu yahemukiwe, bikagushyira ku gitutu. Hari ibyo uri gusabwa vuba byihuse, igitutu, stress ni nyinshi. Ngo muri kiragiye rero ngo wacitse intege mu buzima, nta muntu utanyugera kuri urwo rwego rwo kugira ibibazo ku buryo ubuzima yumva butameze neza. Ngo buriya ngiye abantu bafite ibibazo cyane byabaye byinshi, ngo bakunze gutangira guhangayika. Iyo bahangayitse, stress ari nyinshi, pressure ari nyinshi, igikurikiraho ni uguta umutwe.
iyo abantu rero ngo bataye umutwe ni ibintu byikora automatique muri bo ngo batangira kwatura bakavuga. Hari n'abantu none batangira kukubwira ngo buriya ngo ufite ikibazo biba byiza kugisangiza abandi bantu ngo nibwo wumva uruhutse umutima ngo ukavuga. Niko bigenda ugatangira ukatura ukavuga. Iyo pressure ihari kubera kubona ibintu byagucanze, hari ibyo uri gusabwa kuba wakoze vuba ariko watinze kubikora cyangwa se byakunaniye no kubikora kubera pressure ibaye nyinshi, utaye umutwe. Muri uko gutuma umutwe ugatangira kuvugisha ukuri, niho abantu batangira kuvuga ngo bigamani munamfasha n'ukuri, ngiye bino bintu nubwo nari narasabye akazi mvuga ko nabyize narabeshye n'ukuri, ibintu si ibyanjye simbishoboye mu musada. Kwa guta umutwe uwo byagucanze, hari ibintu ukeneye byihutirwa udafite amafaranga n'ibiki, utangira kuba wakoresha inyandiko mpimbano n'ibindi bintu n'ubundi buryo bwose bushoboka bwo kwirwanaho, kubona ko wacitse intege ugatangira kugenda none uvuga ati mumfashe mu nkorere ibi, mumfashe mu nkorere ibi, nyine ugatangira kuvuga amagambo y'umuntu wataye umutwe. Cyo gihe ngo niho umuntu ngo aba ameze nk'ari kugenda avuga ibintu ameze nk'uri gusaba ubufasha, ariko niho mumenera amabanga. Mu rugo byaranze bimeze uku wangurije amafaranga n'ukuri bimeze uku twataye umutwe byanze, ku kazi byagenze uku byanze, wowe uri kuvuga nyine uri kugira ngo umuntu agire icyo agufasha, uzi ngo uri gushaka ubufasha ariko uri kurekura amakuru menshi, uri kuvuga ibintu byinshi cyane cyane bigaragaza intege nke n'ibitagenda neza, ku buryo umuntu wese ashobora kuba yakugira igipimo agendeye kuri ayo makuru warekuye wataye umutwe. Ahandi usanga rwose byagucanze byagutesheje umutwe, ugiye kureba inshuti zawe utangiye kuzibwira ibibazo by'ibibera mu rugo, by'ibibera mu gitanda, ibibera hehe byose utangiye kuza ubibwira inshuti kuko byagutesheje umutwe. Akenshi ngo abakurangiza ni babandi bawe ba hafi, babandi wizera uvuga ngo uyu namubitse ibanga, mfite agahinda, nkeneye umuntu nyumva. None sinzi umuntu wabeshye ngo nkeneye umuntu nyumva, ngo nta muntu udakeneye umuntu umwumva, uzi ukabwira ibyawe ngo byose ukabimubwira. Ikintu cyose uvuze ugishyira hanze muri ubwo icyo gihe wataye umutwe ni nk'intwaro uri kwikorera izakurwanya nyuma. Impamvu uzajya kumva nk'umuntu yataye umutwe, habwira umuntu amubwira ibintu, ejo wajya kumva ibyo bintu uri kubibona ahantu hose bari kubikoresha bakurangiza. Wigeze no kumbwira gutya ku mugore wawe, wambwiye gutya ku mugabo wawe, wambwiye gutya kuri papa wawe, wambwiye gutya kuri boss wawe mu kazi. Icyo gihe wataye umutwe, mbega cyagiye wataye umutwe ukavuga ibintu. Abavandimwe bawe wanabambwiyeho gutya, wabimubwiye nyine ukeneye umuntu kumva, kuko wari wacitse intege muri cyagiye ngo twese ducika intege, ukumva ukeneye ngo umuntu kumva, umuntu ubwira. Kiriya gihenga kenshi abantu bwira amagambo akuva mu kanwa, hari igihe ayo magambo abazagaruka nk'intwari ije kukurimbura mu gihe uzaba wimereye neza uzi ngo byararangiye. Buriya ngo bakubwira ko ngo iyo wataye umutwe gutyo ntago uba uri gutuwe uzi ngo uri gushaka abantu bakumve, uri kubabwira amabanga yose, uri kuvuga ibiki n'ibiki wataye umutwe gutyo. Buriya ngo iyo uri kuvuga ayo magambo yose ntago uri gushaka ko abantu bagukunda, nta nubwo uri gushaka abantu bakubaha. Wowe uzi ngo wenda nubabwire agahinda kawe, uburyo wananiwemo ibintu byagucanze, aribwo n'andi mabanga menshi ngo aribyo biri buze gutuma bagukunda, ariko ntago bagukunda, nta nubwo bakubaha, ahubwo icyo bakora barakugaya. Avuga uyu muntu kuki avuga ibintu byose, ubu se twe ko twabinyuzemo ibinenze n'ibibye. Buriya uri kuvuga ikibazo ariko wari uzi ko nk'abantu batanu uri kubwira ikibazo cyawe, abenshi icyo kibazo baba barakinyuzemo, abandi bafite ibibazo birenze ibyo bintu babona uri nko guteta, wenda bo biranarenze, abandi bakaguseka, abandi bakakumvira ubusa nyine. Buriya ngiyo uri kuvuga ibibazo byawe ukamena n'andi mabanga menshi ngo nuko wataye umutwe ukeneye ko abantu bakumva, ntago abantu bagukunda, nta nubwo bakubaha, ahubwo barakugaya. Hari nabo njya mbona ku mbuga baza kubivuga, umugabo wanjye yangira gukunuku, none suje kugira ngo tugukunde, turaza gukandaho turayikinga ariko ntabwo tuje kugukunda, nta nubwo turi buze kukubaha kuko urasamye uvuga ibintu byose, ahubwo turagenda tukugaye. Ndetse ayo magambo wanavuze tuzayakoresha, yego wari ubabaye weho ukeneye abakumva, abantu benshi banakubwira ngo turakumva rwose cyane, ejo muhure bavuge ngo dore wa muntu ujya ku mbuga kuvuga utugamba akavuga iby'urugo rwe. Icyo kandi kuko mu by'ukuri weho wari ubabaye, wari ufite agahinda, ukeneye abantu bakumva, ukeneye abantu baza bagakomanta ngo nukuri turakumva, tukuri hafi, Imana ibirimo, niko nyine baza bakubeshya. Ariko mu by'ukuri ntago uba ubonye urukundo, ntuba ubonye icyubahiro, uba ubonye umugayo wonyine. Kandi aba banyabwenge ba kera barakubwiraga ngo ikiruta nuko abantu bakubaha kurusha uko bagukunda, mu gihe byombi utabasha kubibonera rimwe. Ubundi abantu bagomba kugukunda bakanakubaha, ariko mu gihe ibyo byombi abantu batabigukorera, niba badashaka kugukunda basi nibakubahe. Hitamo rero kimwe muri ibyo. Iyo wacitse intege ukavuga ibyo bintu byose, nta na kimwe ubona muri ibyo usibye umugayo. Buriya udashobora guhangana n'ikibazo cyawe cyangwa se na stress kinyamwuga nk'umuntu mukuru cyangwa se umuntu uzi ko ari ku isi n'ubundi icyo kibazo atari nacyo cyanyuma uhuye nacyo, ejo uzahura n'ikindi kinakirenze. Buriya igihe umuntu aje kuvuga ngo nahuye n'ibibazo ibi niba akavuga ibintu byinshi akamena amabanga ku mutima
umutima ukavuga ngo kandi ubudisa ziko ibibazo byarangiye. Ejo uzahura n'ibirenze ibyo, ibi bikubye inshuro 1000, bikubye inshuro 500. Bivuze ngo mu gihe udashobora guhangana n'ibibazo byawe na stress zawe kinyamwuga nk'umuntu uzi kuri kwisi, kuba warageze ku isi ugomba kuba uri umuprofessionel ubundi ubuzima bwo kwisi. Rero ibyo mu gihe utabizi ni ukuvuga ngo uba uri kwirangiza burundu. Ko kakanya ko gucika intege nke zawe abantu bo ubu baremeye igihe gihoraho, kandi we karakanya gato ubaremeye igihe gihoraho cyo kugenzura no kuba barapimye bagashyira ku munzani ubushobozi bwawe, icyo ushoboye n'icyo udashoboye. Buriya ibyo bibazo ntabwo ari we mwanzi wawe, cyangwa se wagukoreye watumye ujya muri ibyo bibazo ntabwo ari we mwanzi wawe. Umwanzi wawe ni uburyo ki wasubije icyo kibazo wari ufite, wagisubirishije kujya kuvuga ngo nibwo uruhuye umutima ngo wavuze. Ariko ayo magambo gusohoka mu kanwa mu gihe wacitse intege gutyo, ayo magambo bazakugaruka akaba yanakurangiza burundu. Ikindi gihe rero ngo abantu bakunze kugukuriramo amakuru cyangwa se ugashiduka ururimi rwawe rubaye umwanzi wawe bitewe n'amagambo urukoresheje. Ahanini ngo ni muri cya gihe ngo umuntu aza akagutera imbabazi. Buriya ababeshyi ba nyabo ni umuntu uza agahimba inkuru akayitegura agaterateranya utuntu akaza akakwereka ko uri umucunguzi we. Umuntu akaguhamagara, abantu niko bameze, akakubwira ati mbabarira duhure mfite ikibazo, niwe menyine wangira inama, kuko azi ko ushobora kuba ari amakuru ufite kuri ubwo buzima ariko atazi ngo nayahe ashaka kuyagukuramo. Akaza akagutera imbabazi akakubwira inkuru mpimbano y'ibyamubayeho bitari byo cyangwa se bivangavanze, kugira ngo weho muri make urumva ko yaguhaye agaciro, yagutumiye, yakwicaje ahantu, ari kukuririra, ari kukumvisha yuko ari weho umucunguzi, uri umunyabwenge cyane, ari weho wamugira inama. Noneho nawe icyo cyubahiro baguhaye cyo kumva ko uri umucunguzi, umuntu yakubwiye ati niwe wenyine wangira inama ku buzima ndi gucamo ibi n'ibi kandi atari byo, ugatangira kumuha amakuru. Iyo uri kugira umuntu rero gutya inama umucungura, hari ukuntu nawe unyuzemo akavuga ati rega buriya nanjye nubwo ubona ameze gutya, ibi nabinyuzemo, nakoze ibi n'ibi, wabigenza uku. Bagatangira kugenda noneho basuzuma agaciro k'amakuru burya uba wibitseho bitewe n'uko uri kuyivugira sohoka mu kanwa kawe ako kanya. Kuko ngo iyo umuntu aje kwereka agahinda kandi nawe wenda icyo kibazo ukaba warigeze guhura nacyo cyangwa se warigeze no kubicamo, akenshi ntabwo wiyumvisha ko uwo muntu yazakuvamo. Oya, uvuga ati uyu muntu uri guca mu bibazo, uyu muntu umeze ahubwo nk'uri kumufasha. Icyo gihe ngo nta banga na rimwe ubasha kurinda. Bya bintu byose ngo urabivuga byose ukabishyira hanze, kandi mu by'ukuri uri kumena amabanga yawe, kuko uri kuvuga ngo ndi kugira inama umuntu ufite ikibazo nk'icyanjye, ndi guhindura ubuzima bwe. Ntago watekereza ko uwo muntu uri guhindurira ubuzima uri gukuramo, wakugiriye icyizere kukugisha inama, yahindukira ngo abe ari ujya kukurangiza akoresheje amagambo wavuze. Inkuru ziba ari ibanga n'iz'ibyo wakoze kugira ngo icyo kibazo ugicemo. Kuko umuntu ashobora kuza kukubwira ati rero buriya nsigaye ngewe ndyamana n'abana banaba bikagenda gutya na gutya, ni ukuri biramangayikishije, nyine akakwereka ikibazo gihambaye ibiki n'ibiki, ukaba wanyuzamo ukavuga ati rero reka nkubwire nanjye rero buriya biriya bintu nabiciyemo, nabigenje gutya, ubwo wajya ubigenza gutya, kuko yakweretse ko ari we munyabwenge, ari we mucunguzi. Ugasanga utangiye kumuha amakuru yawe, ukaza akakwereka ko ari we mucunguzi, akakubaza ibijyanye na business n'ibiki n'imisoro, ibintu nk'ibyo byose, ugatangira kumukubita inama nakurira kwereka ko byanze, ukabwira ati rero genza umuntu ujye udufasha, wadukorera ibi n'ibi bikagenda uku n'uku, kuko yakweretse ko uri umucunguzi we, yakweretse ko urenze, uri umunyacyubahiro, ari weho umujyanama. Ugasanga amabanga wari wibitse hajya kwikurira mu byago urayamukubise yose, uwo muntu niwe ugiye kuyakoresha ejo akurangiza, cyangwa se igihe muzashwanira akakurangiza. Abo bantu bariho. Iyo nawo n'undi mwanya, umwanya wo kugutera imbabazi no kukwereka ko urenze abantu, uwo mwanya ujye uduhindukira bitewe n'amagambo atuvuye mu kanwa, nk'igihe twebwe ubwacu twikatiye igihano cy'urupfu. Tangira muri weho wihingemo ikintu kivuga ngo nzajya mfasha abantu kuko banyitabaje, banteye impuhwe, ariko atari ngombwa ngo nkoreshe urugero rw'amabanga yanjye. Nakugisha inama, umuntu akuririre, akwereke ko ari weho umucunguzi we, umufashe, umuganirize, wige situwasiyo ye, umusubize bigendeye kuri situwasiyo ye, bitabaye ngombwa ngo nawe wihuze n'ikibazo cy'umubwire ngo shangere iyo bigenze gutya, ngiye nkoresha bino na bino, ngiye nigeze no kunyura muri ibi n'ibi nanjye bigenda ukunuka. Icyo kintu banze wikure mu bibazo by'uwo muntu muri kuganira ku kibazo cye, yigutera impuhwe ngo bize gutuma nawe wivamo umena amabanga. Kuba umuntu yakwizeye akaza kukubwira story ze, ntabwo bivuze ngo nawe wite wihuza n'iyo nkuru ngo nawe umena amabanga yawe. Umva ibye niwe wahisemo kubikubwira, umugira inama nziza, umufasha, ariko umenye ngo nzajya mfasha umuntu ariko ntamenye amabanga yanjye.
ucunganwe n'ururimi rwawe, kuko ni umwanya abantu benshi bakunze kuvugiramo ibintu bizabarangiza. Ikindi gihe ngo abantu bakunze kugirira intege nke amagambo yabo bavuze akaba ariyo azabirangiriza, niyo abantu bakunda icyo twita ngo ni amatiku. Cyagiye abantu nyine buriya ngo hari icyo twita ngo abantu ubukungu bw'amatiku cyangwa se bw'amazimwe, aho usanga abantu bahorana bavuga runaka, bavuga amakuru, bavuga ibyo babonye, bavuga ibi n'ibi, bavuga ibyo banyuzemo, ibyababayeho, babisharingana hagati yabo. Iyo umwe avuze ibye n'undi akavuga ibye bibi byamubayeho, n'undi akavuga ibye, icyo gihe muba munganya imbaraga. Ariko ngo buriya ngo hari igihe haba harimo umuntu muri mwebwe uhora buri gihe ashishikajwe no kubumva avuga ati reka byagenze uko se, abumva ariko we nta kintu ajya abahake. Uwo muntu ngo rero ngo niwe uba ufite imbaraga, ababitsa amabanga yanyu n'amagambo mwivugiye, ariko mwebwe nta kintu na kimwe mumuziho. Yajya no kuvuga mukumva kuvuga utuntu tw'amafuti, mukagira ngo nuko yitonda cyangwa ibyo bintu bitamubaho, kandi ashobora no kuba ari we nyamabara kubarusha. Ahubwo kuko azi ko kutikuramo amakuru ngo uyaha abantu, wowe ugakomeza ubakuramo amazimwe yabo n'amabanga yabo bayakubwira bakwizeye, wa muntu ugaragara nk'ubatega amatwi nk'uwizewe, icyo gihe ngo aba afite imbaraga hejuru yanyu muri ubwo bukungu bw'amagambo. Ikindi buriya ngo iyo muri mu bantu uri kujya umena amabanga, uri kuvuga ku bandi bantu, uri kumena amabanga y'abandi bantu, gutyo gake gake ubwawe ngo uba uri kwirangiza. Kubera iki? Mbere na mbere nabo ngabo uri kubwira baba bari kukureba mu mutwe bavuga ngo uyu muntu ntago ari uwo kwizera. Bashobora kwishima bakakwereka ko bumvisha amakuru yawe, ariko iyo mutandukanye cyangwa mugeranye n'ikibazo bavuga ati umuntu ushobora gukora ibi niba ushobora kuvuga ibi n'uriya ni ujya utubwira n'iby'abandi. Bivuze ngo uba ubwawe uri kugenda wirangiza gake gake. Icyizere cyose umuntu yakugiriye ibintu by'ukaza ukabibwira undi muntu, ubwawe uba uri kugenda ugaragaza umeze nk'uri kwamamaza ko utari umuntu wo kwizerwa. Buriya niko bigenda, abantu ntabwo babizi. Ugasanga hari ahantu abantu batajya bagutumira bitewe n'ibintu bihavugirwa, hari aho bagutumira wenda ukaza ukavuga utwo tugambo twawe ukagira gute, ayo magambo yawe ugasanga hari imigisha myinshi yakubujije, hari ibyicaro byinshi yakubujije kwicaramo bitewe n'iki n'ukuntu umeze. Kuko buriya ngo uko uganira n'abantu ukagenda ukazana amakuru y'abandi bantu, amazimwe y'abandi bantu, ikintu runaka yakoze muri kumwe byitwa ngo ni inshuti yawe, ari mwebwe mwari kumwe, waza ugatangira kukibwira abantu babiri batatu, ukavana ukakibwira n'uyu. Abo bose ngo umeze nk'umuntu uri kugenda wiyamamaza ubabwira ngo mumenye nitwa runaka kandi ntago ndi umwizerwa. Icyo gihe rero hari ahantu henshi hari ibintu bibamo amafaranga bifite umumaro, hari ahantu batakujyana hakakugiriye umumaro, ugasanga ubwawe we warirangije bitewe n'ayo magambo asohoka mu kanwa kawe. Icyo kintu ujye ukibuka buri uko wicaje umuntu ukamubwira ibanga rya runaka, uba umeze nk'uwambaye icyapa kiri kwamamaza kivuga ngo nitwa gihe runaka kandi ntabwo ndi umwizerwa. Mwanyumvishije ko nimenera amabanga y'abandi, nicyo uri kuvuga. Tangira nawe wihingemo ko atari wowe uzajya uvuga amabanga y'abandi cyangwa se uvuga ibyawe byose ubivuga n'ibyo wakoze, ahubwo uvuge ngo reka amabanga basi ajya agwa kuri njye, aba ari we bazajya babibwira, we ntukajya ugira icyawe uvuga. Nibwo uba ufite imbaraga, iyo ufite iby'abandi bo badafite ibyawe. Ikindi gihe ngo ikiremwa muntu dukunze kwisangamo, ugasanga amagambo tuvuze muri icyo gihe atubereye nk'igihano cy'urupfu kuri twe, cyangwa se ayo magambo agiye kudukoraho ubuziraherezo. Ni cya gihe ubuyobozi cyangwa se umuntu wese ukuri hejuru, ashobora kuba ari ubuyobozi bwa leta, ashobora kuba ari ubuyobozi bwo mu rugo, ashobora kuba ari ubuyobozi bwo mu kazi, ashobora kuba ari ubuyobozi bw'ikigo, ashobora kuba ari ubuyobozi bw'ishuri, mbega icyitwa ngo ni ubuyobozi bwose, icyo ari cyo cyose ni igihe uguye mu mutego w'icyitwa ngo ni ubuyobozi. Kuko buriya ngo ukuntu ikiremwa muntu kiremye, iyo umuntu ukuri hejuru runaka, yaba mu kazi, yaba mu ki, yaba mu buyobozi bw'inzego, uwo ari we wese nyine byitwa ngo yaba ari mu rugo rwawe, ibyo cyitwa ngo ni ubuyobozi bwose kiri hejuru yawe. Buriya ngo iyo hari nk'ikitagenze neza wowe wari uzi ngo uri mukuri, ubwo buyobozi bukakwereka ko wowe utari mukuri, ngo buri rugingo rwawe rwose by'umwihariko ururimi rwawe ruba rukubwira ngo vuga amagambo menshi, vuza induru, ugaragaze kuri gukorerwa akarengane, wahohotewe. Uba wumva ushaka kwirwanaho rwose ngo uhangane n'ubwo buyobozi busa nkaho buri kukurenganya. Garagaza agaciro kawe, ugaragaze ko ushoboye guhangana, bosi mwahangana mu kazi, mu rugo wari ukoyoboye mwahangana, ubuyobozi runaka mwahangana, mbega ngo buri rugingo rwawe rwose ruri kukubwira ngo hangana, ugaragaza agaciro kawe, ko ushoboye no guhangana ndetse kushaka n'ubutabera. Gusa ngo uwo mutego uba uri kugenda ugwamo, ngo niwo mutego wagiye ahanini urimbura kariyeri z'abantu benshi. Mutego niwo wagiye urimbura amarelasiyo cyangwa se imibano y'abantu. Uwo mutego niwo wagiye urimbura izina umuntu yari afite runaka. Ko buriya ngo ubuyobozi ntabwo bukeneye ko wisobanura ku kintu runaka, oya,
cyangwa se bosi wawe, abo ubuyobozi bwo hejuru, abe ubuyobozi bwo mu rugo, abo bwo ku ishuri, abo bwahe, ahanini ntabwo baba bakeneye ubusobanuro bwawe no kuza ngo ubereke ngo warenganye cyane. Ntabwo bakeneye ubwo busobanuro bwawe no guterana nabo amagambo, kuvuga amagambo menshi, utongane, urwane, usebanye, oya, ntabwo ari cyo baba bakeneye. Baba bakeneye kuganduka. Buri buyobozi bwose buba bukeneye kuganduka. Buriya ngo ibigeragezo byinshi bivuye mu buyobozi bwo bwose bukuri hejuru ngo buba bumeze nk'aho ari ikizamini uri guhura nacyo, cyangwa se ari nk'igerageza bari kugucishamo kugira ngo barebe ko ushobora kuba wahangana na pressure, ushobora kuba umuntu yakurenganya, cyangwa se ubuyobozi bwasa nk'ubugukoresheje ibintu wumvaga ko atari byo ukwiye gukora, wowe ukabikora, cyangwa se ntubikore, bagira ngo barebe ko ese uri umuntu wihangana. Nabo baragenda bakicara bati twamukoresheje ibintu nubwo atari byo yagombaga kuba yakora, ariko afite umuco, wabonye ko yatuje, yagandutse, akatwubaha. Ubuyobozi bwose bushaka umuntu uganduka. Iyo rero weho winyuzemo ukajya kuvuga ibigambo byinshi, ukavuga, ugatukana, ugatongana, ugasebanya, ukagira gute, kandi icyo cyitwa nk'aho cyari ikizamini, aho ngaho rero ngo niho ibyawe bihita birangirira. Iyo uyobowe n'amarangamutima akaba ari yakuyobora, uba utsinzwe ikizamini, ndetse ukaba ugaragaje yuko ufite ubushobozi bwawe bufite aho bugarukira. Ko biriya bintu byo kuvuga ngo ibintu bigomba kugenda gutya 100%, icyo bita ngo mu mbaraga zubatse isi zose aho ziva zikagera, icyo kintu kiri feya mu mbaraga ntabwo kibaho, ntabwo bishoboka. Cyubahiro ukeneye ugomba kugitegereza kivuye mu byo weho wakoze, mu mirimo wakoze, ukakivunikira. Icyo cyubahiro cyangwa se ibyo wumva ko bigomba kuba biri feya bikunyuze, bigomba kuva mu magambo wavuze, mu ntonganya no guhangana n'ubuyobozi. Ashobora kuba ari bosi wawe mu kazi, ashobora kuba ari ku ishuri, n'ahandi hari hose. Ikijyanye n'ubuyobozi bwose cyitwa ngo ni umuntu ukuyoboye. Ntago gutongana no kuvuga amagambo menshi ari byo bituma babona kurenza uri umuprofesiyoneri. Ko buriya guhangana n'umuntu ufite ahazaza hawe mu biganza ntago biva mu gutongana nawe no guhangana nawe, oya. Kumva kuri guhangana nabo n'ubwo buyobozi, uri guhangana n'ababosi bawe, uri guhangana n'abo bantu bose byitwa ko bafite akaboko kari hejuru yawe, kumera nk'aho uri kwirengera, uba umeze nk'aho ubwawe weho wibereye umushinjacyaha, uri kwishinja icyaha, uri kwikatira. Ijambo ryose uvuze uzi ngo ni riri buze kwisobanura cyangwa se kugaragaza ukuri kwawe, riri kugaragara nk'ikimenyetso gishimangira ko nta bushobozi ufite bwo kwakira inshingano zawe. Se buri jambo ryose ngo ukomeza kuvuga utongana, uhangana, utanga ingingo ngo ubundi ingingo ya nyayo ivuga gutya, ibi ngibi ubundi bigenda gutya, ngo icyo gihe ngo uri kwereka abakuri hejuru yuko, cyangwa se abakoresha bawe n'abandi bose byitwa ngo ni ubuyobozi, ngo buri kubereka yuko nta bwenge ufite, bo kwibutsa yuko guceceka ari byo byiza kurusha kuvuga. Buriya nicyo ngo buri kugaragaza, ngo buri kugaragaza ko iryo jambo ry'ubwenge ritigeze rica mu mutwe wawe. Rya jambo rivuga ngo guceceka bikugirira umumaro kurusha kuvuga. Abanyabwenge ba kera baravugaga ngo buriya imbaraga zikoreshwa cyangwa se zikorera ku mategeko menshi kurusha kuvuga ngo ni ubutabera. Bivuze ngo imbaraga hari n'igihe biba ngombwa ko habamo akarengane bitewe n'amategeko ayoboye izo mbaraga, kurusha uko wumva ko ngo ubutabera ari cyo kintu kiza imbere. Bivuze ngo abakera barakubwiraga ngo uba ugomba kwiyadaputa kuri ayo mategeko yashyizweho n'izo mbaraga, cyangwa se ayo mategeko akaguhutaza. Buriya ngo abanyabwenge iyo babonye itegeko rihari cyangwa se amabwiriza yashyizweho n'ababosi cyangwa se n'ubundi buyobozi ubwo ari bwo bwose, ngo bakora uko bashoboye bakihuza n'ayo mabwiriza bakayubahiriza, ahubwo ngo bakayakora no ku rwego rurenze uko yagombaga gukoreshwa, mu rwego rwo kugira ngo bagendane n'ibyo ababosi babo bashaka, ndetse ngo agaciro kabo bakakagaragariza mu musaruro batanze bagendeye kuri ayo mategeko n'amabwiriza yashyizweho n'abayobozi, kurusha kumva ko agaciro kabo bakagaragaza ari uko batonganye cyangwa se bagatukana. Bari bazi yuko kuba umuntu uyu munsi yakunenga akakubwira ko ibintu bitagenda neza atari ngombwa ngo nawe uhite umusubiza ngo wapurandengagije uramuhoteye, oya. Ahubwo ugomba kumenya yuko kuba umuntu agukirititsa ako kanya ugatuza ugaca bugufi ukicecekera, ahubwo ugarushaho gukora cyane no kugendera ku byashyizweho n'abo bayobozi bawe cyangwa se ababosi bawe, ejo bishobora kuba byakubyarira andi mahirwe mazima. Ikindi gihe rero ngo abantu bakorera amakosa cyane, ugasanga icyo gihe amagambo akuvuye mu kanwa niyo agiye kukwirangiriza cyangwa se niyo agiye kukwica, ni cya gihe wumva ko ushaka kwihorera. Buriya ngo abantu iyo bashaka kwihorera, amagambo bavuga, ayo magambo ababera nk'aho bo bikatiye igihano cy'urupfu, baba bari kwirangiza. Urugero, buriya ngo nk'abantu iyo babanye cyangwa se bagiranye umubano bagakundana, bakabana nk'umugabo n'umugore cyangwa se abasheri, hari ukuntu umwe muri bo ashobora guca undi inyuma bagatandukana, umwe mu mwakundanaga akaguhemukira.
ububitse amabanga ye, ububitse intege nke z'uwo muntu mwatandukanye waguhemukiye, ububitse mbega ibintu bye byinshi cyane. Noneho ukumva yuko kuba ibyo bintu bye byinshi wari ubitse, kuba ugiye kubishyira hanze ngo ubibwire abantu binyujije mu kanwa ubivuge, umeze nk'aho uri buze kuba uri kwishakira ubutabera rwose, ukumva biri justifiye, ukumva ko rwose nta cyaha uri gukora, ko nawe rwose yaguhemukiye, kuba ugiye gushyira ibintu bye byose hanze bitewe n'umubano utari mwiza mwagiranye. Ashobora no kuba ari n'umuhungu w'inshuti yawe cyangwa umukobwa cyangwa umupapa w'inshuti yawe, ariko kuko mwatandukanye mutakiwubanye, ukumva yuko kuba hari ibintu bye wari uzi ugiye kubivuga, ukumva ko aribwo ugiye kwishakira ubutabera. Ariko buriya ngo kwihorera ubinyujije mu kumena amabanga y'umuntu mwabanye ukajya kuyavuga, ukajya kumushyira hanze, buriya ngo babyita ngo ni strategy y'ubwiyahuzi uba uri gukoresha. Wowe ubwawe niwe uba umeze nk'uri kwiyahura. Kumena amabanga y'undi muntu ukajya kuyavuga ngo nuko mwatandukanye mutakiwubanye, ngo nibwo uri kwihorera, uba uri kwirimbura kurusha ukuri kurimbura wa muntu mwatandukanye wanaguhemukiye. Ko buriya bakubwira ko iyo abantu babanye bagiranye umubano, uwo mubano mwagiranye mwexchangingaga ubwenge n'ubumenyi, mwari muhuriye kuri byinshi, mwahinduranyaga amakuru, ibyawe yabaga bizi nawe ibyo ubizi, gutyo buri umwe azi iby'undi. Icyo gihe rero ngicyo buri gukora ni iki? Icyo gihe ngo ikintu buri gukora ubwawe uba uri kwisibira amayira y'ejo hazaza. Yego ushobora kuvuga intege nke z'umuntu mwatandukanye, yari umukoresha wawe, yari uwo mwakoranaga, yari inshuti yawe, yari igihugu, yari undi uwo ari we wese, umuntu nyine mwawubanye, yari umuvandimwe wawe, yari umugore wawe, yari sheri wawe, ukaba wagenda hariya kuko mutari kumvikana muri ako kanya ukamena amabanga yiwe yose, ukavuga ibintu. Icyo uba uri gukora uba uri kwiyamamaza wowe ubwawe, umeze nk'uri kubwira abandi bantu bose mwari kuzagirana umubano. Hashobora kuba harimo ababosi, hashobora kuba harimo abandi bashaka kuzaguha akazi, hashobora kuba harimo abandi mwakawubanye bakakugiriye icyizere. Abo bose uri kubabwira ngo ndi umuntu w'imbwa cyane, iyo hatageze ikigenda neza ibintu byawe byose mbishyira hanze, bikaba byatuma abantu wikupira amayira utabizi bitewe n'amagambo yakuvuye mu kanwa. Ko buriya abantu bose baba bari gucunga ngo uriya muntu iyo atandukanye n'abantu bari bafitanye umubano bigenda gute. Ntabwo urabona nk'umuntu atandukanye n'umuntu wabonaga ari nk'umuvandimwe we, bakorana, bari babanye bishimye, njye nagiye mbibona, ugasanga uwo muntu kuko mutandukanye agiye avuga ibintu, avuze ibintu, ukavuga ati ese uyu muntu nimba avuga umuntu yafataga nk'umuvandimwe we, wari sheri we, wari umugore we, wari bosi we, wari ibiki byose, akaba ari kumuvugaho biriya bintu, ukeka ko undi muntu muzajya gukorana cyangwa se muzajya gukundana cyangwa se muzajya kubana cyangwa uzajya kuguha akazi, aba yarabonye ukuntu udashobotse. Iyo umuntu mutumvikanye ukuntu umubano wanyu wica, akaguhungira kure. Buriya hari abantu bazi ngo njyewe ng'ibintu bitagenze neza n'uyu muntu, ukwihorera kwanjye nuko njya kumena amabanga ye, nkajya ku mbuga nkavuga ibi, nkagira gutya. Ubuzi ngo uwo muntu koko rwose umubano wawe nawe urangije neza, ngo uranihoreye, biri justifiye kuko nawe yaraguhemukiye. Ariko mu by'ukuri uba uri kubwira n'abandi bari hanze bakora akazi nk'ako wakora, bakaguhaye akazi cyangwa se bakakubereye ababanyi, bakavuga turiya muntu se shaka ko nabonye araburiza abantu. Buriya hari abantu batajya bicara n'abantu runaka, avuga turiya muntu nabonye avuga ibintu byinshi, nabonye ajya atuka abantu batumvikanye ku kintu, barangizanyije nabi, uriya muntu ntimumuzane hano, uriya muntu ntabwo twakorana. Bitewe n'iki? Afite ubwoba ko rimwe mu kazi bishobora kutazagenda neza, cyangwa se mu byo mwumvikanye, cyangwa se mu mubano wanyu ukagenda umushyira hanze. Ugasanga hari abantu b'agaciro, hari ibintu by'amafaranga by'agaciro n'ibindi bintu bizima, wowe ubwawe wikupiye bitewe n'amagambo akuva mu kanwa, bitewe n'uko washatse ngo kwihorera ngo ku muntu mwarangizanyije umubano runaka mutari kumwe, ukabikora umushyira hanze uvuga amagambo. Hari abandi benshi bahita bagutinyaga batoya, uriya muntu mutumvikana akagushyira hanze, ntazangerere hano. Iyo n'indi situation rero nashaka kubabwira, umuntu ageramo amagambo yivugiye, ayo magambo akaba yatuma cyangwa se yamukupira amayira burundu, akamukupira ku buryo ayo magambo aba ameze nk'aho wikatiye igihano cyo gupfa, ku buryo bishobora no kugukoraho. Kwihorera kwawe ku muntu mwari mufitanye ikibazo bituma abandi bantu babona nimba uri umwizerwa, wabitswa amabanga akomeye, wabitswa ibintu byunguka bikomeye, abantu baba bakubona. Ushobora kuba wangije rwose igipimo cyawe wari ufite, uvuga ati nashakaga kumusebya nkamurangiza, nkamuvuga rwose uwo tutabanye cyangwa se umubano wacu utagenze neza, ariko uburimbuye iby'igihe kirekire cy'ejo hazaza, izina ryawe uburyangije ryari kuzakubyarira amafaranga cyangwa se n'izindi nyungu ku bandi bantu batakabaye bakwizera muri ako kanya. Uko abantu ikintu cya mbere baba babonye ko uri wa muntu ushobora kugambanira icyizere bitewe n'uko ugize agahinda.
ibaza ariko umuntu ugira agahinda urakaye hari ibyo mutumvikanyeho murashwanye muranatandukanye akumva ko igisubizo cyiza ari ukafata ya makuru ari sensitive yayandi ahambaye cyane yawe akajya kuyavuga cyangwa se kuyashyira hanze. Ibaza uwo muntu hari umuntu se wazongera kumwizera ngo amubikisha ikintu kizima ku mubano w'ejo hazaza. Uburimbuye icyo gipimo pe uwo muntu washakaga ariko uba wikupiye amayira ku bandi bantu nk'ibihumbi n'ibihumbagiza bari kuzakugirira umumaro. Buriya ngo abahanga mu byo kwihorera bazi ko kwihorera kwiza ari ukwicecekera bifite strategy ku buryo n'ibyo bintu yise ushyira hanze ngo uruhura umutima wakabibitsa ukabigumana ahubwo ukazabikoresha mu kindi gihe kizaza nabyo ukabikoresha mu buryo buri strategic atari ukuvuga ngo ni ibintu ugiye kwita ushyira hanze. Bega ugacece kugatuza kubera iminota nanone yabaye myinshi yagiye reka tuzakora igice cya kabiri ni mu gisaba ariko by'umwihariko nawe ushobora kutubwira ati ikindi gihe ikiremwa muntu gikunze kwisangamo kikavuga amagambo ashobora kukigaruka icyo gihe wobona ari ikihe umuntu agira intege nke akaba yavuga ibintu ejo bikaba ariwe byakwangiriza cyangwa se bikamugaruka. Icyo gihe nawe wagishyira muri komenti ndetse ndaje mu kanya twikomereza n'ibindi biganiro.